nanjye mvuye kwiga mu kanya narimo niga hari amasomo budashaka muri teology twiga icyo bita Kigiriki n'Igiheburayo. Igiheburayo n'Ikigiriki ni indimi twiga zombi. Noneho igihe rero kubera ko indimi zimwe batakoresha ubu utazishaka ariko utazitsinda ugasibira, bikaba ngombwa ko ukunda mwarimu kugira ngo utsinde isomo rye. N'ibindi rero by'ubuzima bwacu abakubereye abo wita ko bakugerageje ureba neza ko nta nyungu wabakuyemo. Fata abo wita abanzi bawe ubagira abarimu, mbeta uretse usanga byari ngombwa. Njye mbabwiye ko gusengana byishijwe n'abantu banyanga. Kunyanga bimesha gusenga. Nsenze umwe mbona ntacyo byahindura, ndasenga ngera ku rwego mbona bari ngombwa mu buzima bwanjye. Kugira ngo njye kwiga byaturutse mu bugambanyi. Ntabwo nagiye kwiga kubera ko ari byiza gusa, byaturutse mu bintu by'akavuyo bimeze gutyo. Ngiye kwibona ibi mbabwira byarabaye, abantu baricaye rwose bafata icyemezo cyo kumvanaho nakoraga banjyana ahandi, ariko kubikora n'ibisangwa babikora mu bugambanyi, kora n'amanama baranishimye. Ariko Imana ibizanishamo kunjyana kwiga, irambira mu mwana wanjye kujyanye ku ishuri, ariko si ukwiga gusa njye kwiruhukira. Imana imyaka 2 nigira ahantu mbera nk'uruhinja, ndavuga nti abantu bari ngombwa nongere nsubiremo. Nta mwanzi ngira abarimu. Ninde ufite abarimu? Ese ibyo nababwiye n'ibyo yavuze mwabyumvise? Subiza amaso inyuma ureba abantu bakugiriye nabi, inyungu wabakuyeho. Mze n'abarimu barya bose ya makuru yose ni bande? Ba mwarimu. Ugasanga wize gusenga kubera kutabikunda ahubwo byatewe n'ibigeragezo. Ugasanga wize guceceka waravugaga cyane, ugasanga umuntu wari inshuti wamubwira ikintu akakijyana hanze, ugafata umwanzuro sinzongera. Ubwo urumva utize isomo ryo kutavuga, ariko bitewe n'inshuti yamenye amabanga. Ndagira ngo abo barimu bacu rero tubahe imbabazi nuko ntazo batwatse. Turangiza kandi ngiye cyo nshaka kubabwira, namaze kumenya neza ko Yozefu yaguma mu ikanzu ya se unuko amukunda, teye kugira kuko Imana yavuganye nawe. Saga komeza kumutetesha ngararya wenyine, ngarambara wenyine, ntiri buzagire aho yageze. Ariko bwa bugambanyi bwo mu mwobo kumujugunyamo, barabaje baboneye kure ngo Karosi araje bamukuramo imyenda, bageza ati bamuta mu mwobo, mukanya basiga amaraso, mukanya baragurisha. Yozefu akaba yararose. Inzozi za Yozefu zasohojwe n'amasezerano y'abanzi. Igendaga mu nzira babaye, genda rira karakana kagahererezi katagira nyina. Ziko Yozefu atagiraga nyina, yari imfubyi. Genda rira mu nzira, Mana wabimbwiriye iki? Wambwiye ngo umuntu ukomeye. Imana imuga ati iyo niyo nzira, iyo niryo tike escale. Ibintu tunyuramo ni ngombwa. Hahirwa wihanganira iki? Ibimugerageza. Ntabwo Imana izaguhora ibigeragezo wanyuzemo, izaguhora uko wabyitwaye mu byaha wakoreye mu bigeragezo. Ntabwo Imana izaguhora ko abantu bakwanze, izaguhora uko witwaye mu bakwanze. Ariko muri amasengesho Imana ndashaka kubabarira abantu. Hari umuntu ushaka imbaraga zo kubabarira ba mwarimu. Izina ntimuzoye kubita abanzi. Ni bande? Ni ba mwarimu. Nese mwarimu wawe wenda Jonas arabizi, yarize aranigisha. Iyo warangije kwifite diplome wongera kurakarira mwarimu? Sibyo mvuze mwarimu wawe wakwigishije shimi mu masomo wize ya finance ya economy, hari n'ibisomo wangaga, na mwarimu akaguha amanota mabi, akakugora, akakuvuna, ariko urangije kwiga umva ajya kumuramutsa. Mwarimu nararangije kwiga kandi isomo rye yuritsinzwe, ntabwo wimuka. Mbibutsa kandi gatuma dukwiye kubabarira. Nawe hari abo wabereye mwarimu, nawe hari abo wabereye ikigeragezo, nawe hari abantu wabereye ikigeragezo. Nta muntu ubura umuntu yabereye mwarimu. Ubu simuzi umuntu naremereye, umuntu mbese ujya wicara akavuga ati nahuye n'umugome mu buzima, ngasanga hari abo nabereye mwarimu bishaka cyangwa tabishaka. Kubera impamvu rero nkwiye kubabarira abandi.
kuko nanjye nkeneye iki? Imbabazi. Simbura umuntu uzabera mwarimu hano kuri uyu musozi. Hari umuntu uzavuga ati uriya muntu ni umugome, ariko ugasanga iyo uri mwarimu nyine uri gutanga amasomo abanyeshuri badashaka, hari igihe umuntu akubona nk'umwanzi. Ndagira ngo munyemerere muhaguruke, ariko yego guhaguruka mwese, mwepfa guhaguruka. Ndashaka ko haguruka umuntu ufite ba mwarimu gusa. Ufite mwarimu ufite amasomo adakunda adashaka, niwe uhaguruka tumusengera Imana. Kasubiremo, umuntu ufite ba mwarimu yahagurutse. Amazina twabahaye muracyayibuka? Ni bande? Ni ba mwarimu. Amasomo ye ntuyakunda, ariko nyuma y'igihe runaka Imana ndagushima. Kamabaze, muzi umuntu witwa Hana muramwibutse? Niki mumuziho muri Bibiliya? Hana niki mumuziho muri Bibiliya w'umugore? Ntago abyara. Ninde wamuteye gusenga? Yatagira Penina. Ntewe uzabyara umwana. Bamubizi? Iyo utagira Penina ntago ubyara Samweli. Penina ni ngombwa. Ibyakubayeho byari ibyawe, ibizakubaho byari ibyawe. Niyo mpamvu nawe hari wabereye mwarimu, hari wabereye gishakwe, hari abakubona nka shitani kandi wita umumarayika, hari abo wabereye ikigeragezo. Nawe babarira abaguhemukiye kimwe nuko Imana bishaka kubabarira. Kadusengere abafite ba mwarimu, Imana ibahe umugisha. Kadusenge Imana. Mana yacu, ubutumwa bwaje muri iteraniro butubwira ngo ijuru rirahari, hakwezagirwamo n'abera. Ubuzima turimo twagiye duhura n'ibikomere bitandukanye, ibyo twatewe n'amateka, twatewe naho twavukiye, twatewe naho twize, twatewe naho twatuye, tukaba dufite urutonde rw'abantu benshi baduhemukiye. Ariko ijambo ryatubwiye ngo ndetse tutababarira abantu ibyaha byabo, nako ndaho tuzababarirwa. Uyu mwanya rero habonetse abantu bahagaze bafite liste y'abarimu, ababagambaniye, ababavuze, ababagiriye nabi, ariko muri aya materaniro hano turi dusabye imbabazi ngo tubabarire Mwami. Umuntu wese ufite urutonde rwa ba mwarimu bagiye bamuha amasomo adashaka, ureke tubabone nk'abantu bari ngombwa ku buzima, ureke tubone ko ubuzima twanyuzemo ntacyo twabaye, byatwishije gusenga, byatwishije kwihangana. Niyo mpamvu tubashe no kubabarira. Tubabariye bari abantu bose Mana bagize uruhare mu byatubabaje, ariko nako twababaje abandi, nuko batubabaje nako tutaba twabereye ikigeragezo. Tubabarire Mwami, utugirire neza, ubabarire bariya nako tubabarire, kandi umugisha umugaragu wawe. Kandi abantu bahagaze imbere yawe bagihagaze hano babahaye imbabazi Mana, uzabishobora azabasanga ababwire ngo nabababariye. Muri amasengesho duha imbaraga zo kwabarira baduhemukiye. Urakoze Mana, tubisize gutyo mu izina rya Yesu, mugira neza. Amen.